turabashuhuje mwese mukomeje kugenda mubana natwe hano kuri Hot News TV, twizere ko aho muherereye hose mumeze neza cyane. Utameze neza tumubwira ati ihangane kandi rwose Imana yivange mu byawe, ugubwe neza umere neza, mwese tujye tubana tumumeze neza cyane. Birumvikana ko rero tuba tugarutse muri wa mwanya tugenda tubagezaho amakuru abakomeje kugenda avugwa hirya no hino, cyane cyane twibanda mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibibera aho dutuye. Inkuru y'uyu munsi tugiye kunyarukira hariya mu karere ka Nyanza, mu murenge wa Busasamana. Haravugwa inkuru y'umusore washatse kuba yakwigira nk'uwo twamenye ku izina rya Kazungu, wamenyekanye mu bwicanyi hariya mu mujyi wa Kigali, wasambanyaga abakobwa yarangiza akabica akabanaga mu cyobo. Ni inkuru rero tubonye kuri uyu wa gatanu, akaba ari inkuru ivuga yuko umusore uri mu kigero cy'imyaka 30 yaje gushaka gusambanya ku ngufu umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 20, amufatiyeho icyuma amubwira yuko nabyanga arahita amutera icyuma. Tugiye kugenda tureba rero uko byagenze. Amakuru avuga yuko uyu musore muri weekend ishize tariki ya 17 z'uku kwezi kwa gatanu 2025, aribwo umusore uri mu kigero cy'imyaka 30 wagiye gucumbika hariya mu murenge wa Busasamana uri mu karere ka Nyanza avuye mu mujyi wa Kigali. Yaje kuba yajya ku muhanda anyurwaho n'umukobwa arimo gucuruza imineke mu ibasi, aramubwira ati ndashaka kuguteza imbere, ati rero waza tukagana hariya aho cumbitse niho amafaranga ari, hanyuma nkaguteza imbere kuko nta n'ikintu nazanye cyo kujyanamo iyo mineke. Uyu mukobwa no musore baragiye, bakigera mu rugo umusore abwira umukobwa ati terura ibasuzane mu nzu nta kibazo ndebemo iyo shaka. Umukobwa agira ngo koko umuhungu agiye kumuteza imbere. Bakigera mu nzu umuhungu ahita akinga yikoza mu cyumba, azana icyuma agifatiye inyuma, araza azana n'akandi kenda ahita akafatisha uyu mukobwa ku munwa, ahita amufatira icyuma ku izosi, aramubwira ngo navuga na gatoya arahita akimutera mwice nk'uko Kazungu yabigenzaga. Ati kandi agomba kwemera yuko amubwira yuko agomba kwemera yuko bagomba kuryamana, yabyanga agahita amwica nk'uko Kazungu yicaga abakobwa babaga bagiye iwe. Umukobwa yabuze uko abigenza rero, abona n'undi atari bubone uko asohoka, ahitamo kwemera yuko baryamana. Baragenda bararyama, byari saa 3 za mu gitondo, birinda bigera saa 7 z'amanywa bakiryamye, umuhungu agisambanya uwo mukobwa ku ngufu. Hanyuma umukobwa ngo yaje kwigira inama yo kugusha neza uyu muhungu rero, akamuganiriza amwereka yuko nta kibazo nawe yabishakaga. Umuhungu abona nta kibazo. Umuhungu agiye muri mood yo kubona nta kibazo, umukobwa ngo ahise ateka umutwe, aramubwira ati rero ndeka njye kuri toyi hano hanze, nyereka ahantu hari toyi, ndangira ahantu hari toilette, njye kuri toilette hanyuma nze twiganirire. Umukobwa ahita asohoka yambaye ubusaburiburi, ahita ageze hanze ahita kubitaho urugi arafunga, ahita avuza induru, abantu baraza baramutabara. Birumvikana ko bamutije na kenda arambara. Amakuru akomeza avuga yuko rero uyu musore yavuye mu mujyi wa Kigali n'ubundi akatiwe n'inkiko nyuma yuko yari yafashe umugore w'umugabo ku ngufu, amusambanya ku ngufu, bamukatira gufungwa imyaka 10. Ahita atoroka ajya kwisha hariya mu karere ka Nyanza, ari naho yaje kongera kuba yafatirwa muri iryo kosa. Ubu ngubu umusore akaba afunze mu gihe arimo gukorerwa dosiye kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Murumva ko rero ibintu bimeze nabi, abantu bakavuga bati n'ubundi nubwo ari yamubwiye ngo nitubikora sinkwica, hari ubwo bari kurangiza kubikora n'ubundi akamwica, kuko yari kuvuga ati ari buntange bahite bamfata n'ubundi bamfunge. Bakavuga bati ni Imana yashatse gutabara uwo mukobwa wigira inama yo kumubeshya ngo reka njye kuri toyi yewe, kugira ngo umuhungu abone ko nta n'ikibazo. Umukobwa akemera agasohoka yambaye ubusaburiburi, umuhungu akabona yuko umukobwa ntaho yajya yambaye ubusaburiburi, atatinyuka no kuvuza induru yambaye ubusaburiburi, akamureka agasohoka. Ngayo nguko rero ibirimo kuvugwa hariya mu karere ka Nyanza. Urumva ko nta bintu byo kujya ahantu ngo winjire mu nzu z'abantu uko wiboneye. Hari igihe uzayinjiramo aba ari wo munsi wa nyuma wo kwinjira mu nzu z'abandi, ni ukujya mwitonda. Abantu bubu babaye nk'inyamaswa kabisa, ni ukujya mwitonda cyane.
ngayo nguko rero inkuru twari tubafitiye umunsi, izi nkuru tuba tuzikora kugira ngo mwumve ukuntu hirya no hino ibintu bimeze, hanyuma zigende ziduha amasomo atandukanye. Niba nawe wagendaga winjira aho ubonye hose ugabanye akariro ahubwo ufate feri, ujye witonda. Reka mbashimire cyane rero mwese muba mwabanye nanjye mu makuru n'ibiganiro mba nabateguriye. Nge ndacyari umugwanyi Mr. Habu Big Baby Mandi DJ. Turakomeza kugenda tubana mu yandi makuru n'ibindi biganiro, ndakomeza kugenda mbategurira. Kora subscribe cyangwa se abone tujye tubasha kubana umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane.